andi makuru akomeje kuvugwa kuri ba basirikare bageze ku 9318 bapasinze ba AFC M23. Ayo makuru nayo tugiye kuyagarukaho dore ko ari inkuru iri kuvugwaho cyane muri iki gihe. Hari n'andi makuru avuga ko Gaspard Baratuza yabashijwe niba abona ko ingabo z'u Burundi ziri guseba, ariko igisubizo atanze kirababaje kandi kiranasekeje byose icyarimwe. Ndaje nkigarukaho nicyo ngiye kuba nakubwira muri iki kiganiro. Yani magambo Gaspard Baratuza baramubaje, ese ntubona ko ingabo z'u Burundi ziri gutsindwa zigaseba? Ariko hari igisubizo atanze tugiye kuba twagarukaho. Mu yandi makuru muri Uvira hari ibimenyetso bigaragaye ko kuba yaba yugarijwe. Ese yaba yugarijwe mu bijyanye n'iki? Aya makuru nayo turaje tuyagaruke kuko hari ibirindiro bibiri byashinzwe na Alliance Fleuve Congo bivuga ko bishobora kuba byugarije umujyi wa Uvira, byamaze kuba byawufata mu izo simba. Ariko mvuga ibyo birindiro ndaje tubigarukeho mbibabwire kandi mbasobanurire uburyo ki byugarije umujyi wa Uvira. Babandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bamwe bagiye Burundi, hari andi makuru amenyekanye kuri bo kubera ko wa munsi w'imyigaragambyo bari bateguje bayikuyeho bayisubitse. Ahangaha rwose uraza gutuma ubona impamvu M23 yanze kwifatanya nabo, kuko yababonagamo ubugambanyi. Icyo bagamije gitandukanye n'icyo M23 igamije, byose tugiye kubirebera hamwe muri iki kiganiro. Niba ukunda ibiganiro byacu rero ibuka gukanda like kuri iki kiganiro, ubundi unarebe munsi y'ikiganiro ahagana hasi nusanga utarakoze subscribe cyangwa se abone, uhita uyikanda ufungure n'akazogera gahita kaza ku kanya kugira ngo ujye uri umwe mu bambere bagerwaho n'ibiganiro tubagezaho. Njyewe nitwa Baraka. Munyemerere aya makuru tuyahere kuri General Gaspard Baratuza, nyuma tugaruke kuri izi ngabo za pasinze dukomeza n'andi makuru. General Gaspard Baratuza yabajijwe n'itangazamakuru niba abona ko ingabo z'u Burundi zaba ziri guseba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gisubizo yatanze cyakiri nababwiye ngo gisekeje kandi kinababaje icyarimwe, ku buryo ushobora kubyibazaho ukibaza niba ari ingabo za leta cyangwa se ari inyeshyamba. Yavuze ngo ntabwo ari twe turi guseba, nubwo hari ibice twamburwa dufatanyije na FRDC ingabo za Kongo, ntabwo ari twe turi guseba, hari guseba FRDC. Ukibaza ingabo z'u Burundi ni gute zo zitari guseba? Zagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zijya guhera ahitwa Ingungu muri Kivu y'Amajyaruguru, zijya mu bice bitandukanye bya Sake muri Kivu y'Amajyaruguru, za Masisi hose barahuzura banahabwa ibirombe n'iki, za Rubaya zari ziriyo ubwo zajyaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ziragenda ngo zigiye gukwitura umwanzi kure, niko bagiye bavuga. Ibyo biza kurangira umwanzi abirukana muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo basangayo Bukavu barabakubitira ngo bakiririmba ngo bari kwirukanira umwanzi kure. None ubu tuvugana umwanzi ageze ari ku mipaka y'u Burundi, ndetse kandi niwe uri kugena ahafata n'ahadafata bitewe n'ahashaka mu bigendanye n'uburyo buri strategique mu bijyanye n'urugamba. Umwanzi w'u Burundi nibyo arimo agenda akora. Ikindi hari iyi nkuru tugiye kugarukaho mu kanya ivuga ko ku ngabo za pasinze 9,000. Nta gihe na kimwe u Burundi ruratangaza ko bwa pasingishije abasirikari 9,000 ari leta ari igihugu cy'u Burundi. Nta gihe na kimwe ibyo byigize bibaho. None inyeshyamba zo ziri kubitangaza ko za pasingishije abasirikari 9,000. Iyi nkuru yo turaza kuyigarukaho, ariko banza umbwira ukuntu ingabo z'u Burundi nubwo Gaspard Baratuza avuga ko atari zo ziri guseba, ngo ntabwo ari zo ziri guseba, ngo ni Kongo ngiri guseba, ngo ni FARDC iri guseba. Igisebo cya mbere ingabo z'u Burundi zagize ni uko byavuzwe mu bitangazamakuru mpuzamahanga ko ziri gufatanya urugamba n'umutwe wa FDLR n'umutwe wa Wazalendo, ndetse kandi imitwe yose igenda itsindwa za Maimai, Nyatura, imitwe yose igenda itsindwa ngo ifatanya n'u Burundi. Burundi aho buziyemo iyo mitwe ntitsinde, ikagoma kugenda itsinda. Ibyo ni ibisebo byinshi Burundi bwagiye buhura nabwo, ariko cyangwa se ibisebo byinshi Burundi bwagiye buhura nabyo, ariko Burundi butari kwemera binyuze mu muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General Gaspard Baratuza. Urumva ntabwo yakemera nyiri icyo gisebo, batangira kuvuga ati ingabo zacu rero niba zidashoboye nizijye ku mafunzo. Ubundi murebe nko ku ngabo z'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda ujya kubona hapasinze ingabo zari zisanzwe ari abasirikare, ukibaza nani amasomo yandi bahawe. Ariko igisubizo nta kindi, bajya bagira batya bagafata umusirikare usanzwe ari umusirikare uzi kumanukira ku mutaka no kugendera ku mugozi, byose ubizi mu mazi ahantu hose ashobora kuharwanira, bakamusubiza ku ikosi.
akagenda akiga ubundi bumenyi burengejeho, akiga mapu y'urugamba, akiga uburyo ki ashobora kuyobora urugamba cyangwa se ashobora kuyoboka, ariko urugamba akarushaho gutyazwamo, ariko mbyita mu gisirikare cy'u Rwanda bibaho, mu cy'Amerika bibaho, mu cy'Ubushinwa bibaho, mu cy'Uburusiya bibaho, ariko ntuzabibona mu gisirikare cy'u Burundi, biragoye. Muri FARDC bo reka reka. Nuza Makenga, General Sultan Makenga niwe ugira ati ziriya kataka, biriya bikundi byose bya katakata cyangwa se takataka byose ni wajinga na biriya bikundi byose ni wajinga kabisa, niko General Sultan Makenga we yivugira mu mvugo ze rwose zitarimo kujenjekana gukeya kandi zuzuye ukuri. Urumva ko rero nubwo Uburundi butari kwemera igisebo, ntabwo uwavuga ko bwasebye ntabwo yaba avuze ibitari byo ushingiye ku byabaye. Urumva bavuze ko bagiye gukubitira umwanzi kure, umwanzi iyo kure bagiye gukubita bameze nk'abakubishye denesi, rirazuka ribasanga aho bari bari. Umwanzi ari birukankana abamburana minembwe agera mu marembo, ibyo nibyo maze kugaruka. Ariko ubu tuvugana unarebye position ingabo z'u Burundi zirimo, ubwoba abatorotse igisirikare, ushatse wavuga ko bwasebye, nubwo Gaspard Batuza abihakaniye itangazamakuru mu rwego rwo kugira ngo asigasire agaciro k'igisirikare cy'u Burundi, nawe yirinde kuba yajya mu byago, kuko hari ushobora kuvuga ukuri ukakuzira. Reka iyi nkuru yenda tube tuhiniye ahangaha, ariko hari n'izindi nkuru nyinshi ngira ngo naza kuba nabatindira. Basirikare bapasinze Canzu n'abasirikare mu 9318. Aba basirikare General Sultan Makenga niwe wabagaragaje cyangwa se wamurikiye isi, kimwe n'abandi basirikare bakuru muri AFC M23 ribo baje kwakira abasirikare bashya biganjemo urubyiruko rwinshi rw'abasore bo mu myaka itari myinshi cyane, ubona ko bafite igihe kinini cyo kuzakora igisirikare. Nanashimishijwe no kuba nabonyemo abakobwa, kandi bari abakobwa nimubone kuri ngo masuzugure ngo n'abakobwa, bari abakobwa ntabwo batinya urugamba. Wabonaga ko ari umukobwa umwe waje imbere y'igikundi cye agenda nyine ayoboye akarasisi. Ni kimwe mu bigaragaza ko nta bwoba afite, ariko si wenyine kandi na bagenzi be nta bwoba bw'urugamba bafite. Makenga babwiye ko bagomba kujya gukubita umwanzi bagafatanya n'abandi mu rugamba. Yabanje abaza niba hari ufite ubwoba ngo yitahe. Ese hari ufite ubwoba ngo atahe? Barahakana. None okay, niba muri tayari tuje gukubita, ahita bereka gahunda ziriho. Tuje gukubita umwanzi, gukuraho ubutegetsi bubi bwa gisegeti, tuje gukuraho ibikundi bya Wazalendo, FDLR, Abarundi, FARDC na zira takataka zose ni wajinga wote. Bariya bose ni abajinga, tugiye kubakuraho ubundi dukore cyangwa se tushyireho Kongo y'amahoro itarimo ako kajagari, ako kaduruvayo. Ni amagambo meza cyane. Mu gusoza si ibyo gusa yavuze, yagumye abashimira ku murava yababonanye, ndetse kandi mu gusoza nababwiye ngo Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha kubyo bemeye gukora cyangwa se kwitanga gukora, kuko yanababaje niba bahisemo babikuye ku mutima kubijyanye no kuza gukorera Kongo. Bahise nyine ibintu byinshi bajya bamwemerera ko rwose bari tayari kubikora, nubwo byaba bigoye uko byaba bimeze kose, ngo biteguye kubikora. Bari abarwanyi ni na benshi cyane. Buriya FARDC nabwo ntabwo igi bapasingisha, FARDC ntabwo igi pasingisha abantu bangana kuri. Tutaragenda mu mibare ngo turebere hamwe imibare yenda ihari, reka mbanze nkubwire ko nabonye abasoda bazi guca mu muriro icyo ari cyo. Urabona mu gisirikare cy'u Burundi bapasinze, twagiye tubona abasirikare bamwe na bamwe yageraga kuri cya kiziga cy'umuriro agiye guseseramo, agahita agira ubwoba agakata ku ruhande. Abandi nabo kugira ngo bababaze ko ari ububwa bubayeho, ukabona barasetse nyine, kavuga ati sawa, abantu n'abasivile n'abasirikare ni bantu gani bari ko mbyita, ni bantu iki. Noneho si ibyo gusa, ukabona hari n'imyitozo twabonye bari mu myereko y'u Burundi. Tubona umwe wuri igiti arahubukana gwa hasi, ariko naje kubona abasore bubatse akantu ka kare gafite ishusho ya kare, bashyiraho umuriro hejuru, abasore bakajya bagasimbuka n'inkumi. Ntabwo ari abasore gusa basimbukaga, bura n'abakobwa babikoraga. Ngayibaze ibintu abakobwa bakora bo muri AFC M23, abo mu gisirikare cy'u Burundi b'abasore badakora, b'abagabo badakora. Urumva ko ari ibintu biba bitoroshye, ariko habone nubwo bikorwa n'undi uwo ari wese wahawe imyitozo neza, ndetse kandi unazi neza icyo arwanira. Urabona abasirikare b'u Burundi bangaga guca mu muriro, kwari kugira ngo batazabona aciyemo neza ngo bahita bamubwira ngo wejya ku murongo y'imbere turabona uzabishobora.
buriya ntugire ngo hari ikindi, ntabwo bumva neza impamvu yo kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wasanga mu myitozo baracaga mu muriro neza, mbari ko mvuga. Ariko noneho byagera ku munsi w'imyiyereko, abayobozi bakuru baje mu gihugu cy'u Burundi baje kureba iyo pass out, yagera ku muriro agahita awuca ku ruhande kugira ngo batabona uciyemo neza ngo bagahita mupanga ku mirongo y'imbere. Urumva ko kubera ko ntabwo azi impamvu y'ikintu yaba agiye kurwanira. Ariko hano abasore ba AFC M23 n'inkumi bigaragara ko basobanukiwe neza icyo barwanira, kari uguha Kongo yose amahoro, apana bya benenga agace kamwe ngo abanyamurenge bavuga ikinyarwanda gusa n'abavuga igiswahili gusa ngo usange ngo nibo bazahabwa amahoro gusa. No muri iyi turi bazagerayo, no muri Katanga bazagerayo, ni Kinshasa bazagerayo. Nuko ngo indirimbo baririmbye zari ziri mu kinyarwanda zirumvikana, bavugaga ko batazasubira inyuma, ntabwo bazasubira inyuma. Ariko kandi intego ni za zindi zo gukuraho ubuyobozi bubi. Ubuyobozi bubi buri hehe? Kinshasa. Ubwo rero bihita bisobanuka ko urugendo rutagomba kugarukira muri Kivu y'Epfo n'iya ruguru gusa, ahubwo rugomba kugera ni Kinshasa. Kuko urumva ko bisobanutse amagambo ya General Sultani Makenga n'indirimbo zaririmbwe byose bihuriye bifite message imwe. Ku muntu wese ushobora kuba yabyumvise yahita asobanukirwa neza gahunda ihari. Urugamba ahubwo ngo ushatse banavuga ko ari bwo rugitangira, kuko urugendo rusigaye nubwo ari rwo rutagoye cyane, ariko niho harimo ibirometero byinshi, kubera ko aho byari bigoye navuga ko Imana yahabaye, ndetse kandi n'abasore bitanga baritanze, bamwe basiga ubuzima, abandi baba casualty, abandi bakomeza imbere. Kuko Makenga urugamba rugitangira yavuze ngo nimuba muri batatu babiri bagapfa, wowe umwe usigaye uzakomeza urugamba. Aha nawe yarivugaga, buriya irivugaga nguvuga ngo ngiye Makenga nimpfa abo turi kumwe bazakomeza. Nuko nyine byagaragaraga ko icyo arwanira si ubuyobozi arwanira, icyo arwanira ni uguha Kongo amahoro. Kandi ubona ko bice bimwe na bimwe bigenda bigerwaho, organisation igenda ibaho mu buryo bwa gisivile n'ubwa gisirikare, nta kajagari kari kugenda kagaragara, ibintu byose biri kugenda bibaho bigendanye n'umutekano mukeya, kutorganiza ibintu neza, biri kugenda bikosorwa mu bice intare za Sarambwe zigenzura, ku buryo Ronio idatinya no kuvuga ko ari igisirikare, bimeze nk'ari igisirikare cyangwa se bimeze nk'ari igihugu cyamaze kuvuka kigenda gikura cyagura ibirometero byacyo. Nuko Roni iyi bisobanura muri za raporo zitandukanye. Ariko rero tugarutse mu mibare, FARDC urugamba rugitangira byavugwaga ko ifite abasirikare 111, ariko M23 byavugaga ko ifite abasirikare batarengeje 15,000, ariko nanone batari munsi y'3,000 ubwo batangizaga urugamba mu bice byabonagana. Urugamba ruratangiye. Ubundi ubusanzwe iyo umutwe utangije urugamba, abasirikare ujyanye bamwe muri bo barakomereka, abandi bagapfa, ku buryo imibare igenda igabanuka bajya kugera ku ntego basigaye ari bake. Ariko ibyo bitandukanye na AFC M23 bitewe n'impamvu barwanira. Abantu bose babwirwa iyi message y'ikintu intare zirwanira babasha kubyumva bakajoininga uyu mutwe. Situvuze yuko uyu mutwe udapfusha, nituvuze yuko utagira akajuriti, twaba tugiye gushinyagura, kandi hari nabo tuzi bitavye Imana banarugukire mu mahoro kuko babaye intwari cyane. Yego, ariko ikiriho niki, harapfumwe hinjira 5, hagapfumwe hinjira abantu 10. Mu bigaragaza icyo ni ikimenyetso gifatika cyerekana ko uyu mutwe utazagera hamwe nguvuge ngo turananiwe reka tumanika amaboko, cyangwa se iyo tujya ntabwo tuzagerayo, ntabwo icyo gihe kizabaho. Ahubwo uyu mutwe uzakomeza ugwiza imbaraga, ugwiza igikundiro, abantu barushaho kujoininga. Hari n'amakuru avuga ko iyi pass out yabaye harimo abanyamurenge benshi nabo ngo bajoininze baturuka mu bihugu byo hanze, ari n'abaturuka mu bikomeye nka Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baje kurwanira gakondo, kuko bagumye babwirwa ko aho bagiye nubwo bahaboneye amahoro ariko si iwabo, bagomba kuza bakarwanira iwabo. Niko bagiye babwirwa n'abayobozi ba MLDP twirwaneho. Ubu tuvugana rero bamwe baraje, abenshi barajoininze, ubu tuvugana barize, aho bari baragiye mu bihugu byo hanze, barasobanukiwe indimi z'amahanga, bazi siyansi, ku buryo ubu tuvugana ibintu bijyanye n'amasasu n'ibiki byose si bizagutungura. Mu gihe kizaza uzabutangira kubona AFC M23 yikorera intwaro, kubera ko bari abasore baje baturutse za Canada na Amerika, baje bamaze kujoininga icyama, bafite ubwenge, bize, basobanukiwe. Ntabwo bazagenda ngo babyicarane, kandi bigomba gucungura bikarengera
imisozi y'iwabo kugira ngo itaguma guturwaho n'umwanzi ubarasa buri munsi, ahubwo bazabyifashisha mu guca intege za drone, mu kuzihanura, mu kuziyiba bakazitwara bakoresheje ikoranabuhanga, bazabyifashisha no gukora intwaro, nubwo Kinshasa igita nyinshi bakazitorera, bazajya bajya banikorera izabo bitewe n'ubwenge bazanye. Urumva muri siyansi, abize za siyansi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo bazayoberwa kumenya formule byibuze yakora imbunda ngendanwa. Wenda bashobora kutamenya formule ikora igifaru, ariko ntibayobewe formule ikora imbunda ngendanwa, kubera ko Amerika irabikora kandi bigisha amashuri yaho bagamije ko umuntu uri kuhiga azakora mu izo nganda neza. Urumvikana ko uwo mwana wahawe ubwo bumenyi azaza inaha akora imbunda igezweho, rimwe na rimwe inarusha ubushobozi yisanzwe ikoreshwa na FARDC. Urumva ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Umunsi umwe Gisegeti bazamusanga mu buriri aryamye n'umugore we, bamutware nk'uko batwaye Maduro, nk'uko batwaye Perezida Maduro wa Venezuela Amerika uko yamutwaye, niko Gisegeti bazamutwara. Abarundi bakomeza kuvuga ngo nubwo mubona turi gusubira inyuma, na FARDC niko ivuga ngo ni repli strategique, ngo ni amaye y'urugamba, ariko urebye neza usanga ari ububwa, ni ubwoba, ni ugutsindwa, ni ukudashobora, nicyo kiri gutuma basubira inyuma. Ariko barangiza bakavuga ngo abazungu baradushyigikiye. Icyo batazi ni kimwe, umuzungu ntabwo ajya ashyigikira umuntu utsindwa. Umuzungu ni wa muntu ufana ikipe itsinda, iyo ikipe ayifanye igatsindwa 1-2-3 ahita yivaho. Niba yaranabakundaga mugifite rubaya, mukagenda mutakaza ibice bitandukanye kugeza nubwo mutakaje Poezero n'ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo butuvugana Intare bishobora kwerekerana za Lubumbashi, umuzungu azaguma kubaguma inyuma ngo abifite n'izihe nyungu? Ako kabazo mukibaza. Abasirikare b'Abarundi na FARDC ntabwo bazaguma kugumana inyuma n'umuzungu, nubwo umuzungu yabasabiye M23 ikava Uvira, yarazi ko yenda hari ikintu bizabamarira, bizatuma muhita mwigarurira Bukavu, mugafata Goma, mukongera mugafata Rubaya, mukamuha ibirombe. Ariko byarabananiye, ntabwo azaguma kubaguma inyuma. Rero umuzungu agomba nawe gutekera, nawe kwanza si nibyo mubwiriza, aratekereza kwanza. Ubu ngubu binagaragara ko yamaze no kuba yafata urundi ruhande. Niba yitangaza ko M23 imeze nka leta yavutse, abazungu ntibahaguruka ngo babyamagane, bamagane leta yavukiye mu kindi gihugu. Ni ikigaragaza ko Macron, ni ikigaragaza ko Xi Jinping w'Ubushinwa, ni ikigaragaza ko abaperezida batandukanye na Donald Trump ntiyabyamaganye, ni ikigaragaza ko bamaze gusobanukirwa kandi bashyigikiye Alliance Fleuve Congo. Ibyo bahora bababwira ngo babari inyuma. Rero kuba babari inyuma mwari kubibona ubwo cyagiye Loni yandikaga ibaruwa ivuga ko ibona ko M23 imeze nk'igihugu cyavukiye mu kindi. Mwari guhita mubona ibihugu byinshi by'Uburayi byamagana ibyo bintu, turabyamaganye. Gisege turashaka iki ngo tugufashe ibyo bintu tubikureho, nibyo mwari guhita mubona. Ariko icyerekana ko abazungu babavuye inyuma, ntabwo babyamaganye, babirengeje amaso kandi banabibonye mbere yanyu. Ubwo butumwa babonye mbere yanyu, kuko message za Loni zimamye neza ko niba zandikwa n'abazungu, ndayishimiye azisoma mbere y'abazungu bagenzi babyanditse. Simamye neza ko Gisegeti ari uzisoma mbere, byanze bikunze bijya kumugeraho, cyangwa se binamugiriraho rimwe nabo ba Trump n'abandi bazungu bagiye n'abandi bo mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Ubwo rero urumva ko ibintu biba bikomeje kugenda bihindura isura. Tumaze kubabwira yenda kuri, urumva ko iyi pass out ni imbaraga nyinshi, ni zini ingufu nshya zinjiye muri Alliance Fleuve Congo. Noneho adui yakubitwaga atarabona, yakubitwaga zino ngabo zindi zitaraza, yakubitwaga n'abantu bari bamaze igihe ku rugamba. Ubu tuvugana babonye amaraso mashya, noneho tuvugana izi mbaraga zibonetse. Ni ikimenyetso gifatika cyerekana ko n'ibindi bice bitandukanye tutagarutse mu kiganiro bizafatwa, ubundi ivumbi rigatumuka, n'uwo bita Gisegeti n'uwo bita Ndayishimiye. Hari andi makuru avuga ko umujyi wa Uvira wugarijwe. Ese umujyi wa Uvira wugarijwe gute? Ubusanzwe M23 muribuka ko yawufashe, abanyamerika bakayisaba ngo niba mushaka amahoro koko mudashaka intambara cyane atari yo mushyize imbere, ni muri kuri umujyi wa Uvira tubone ko mutanyotewe ubutaka cyane. Umujyi wa Uvira nta birombe byarimo, nta na stock nini cyane yari, niba ari narimo barayimuye mu makamyo bahise bavamo, ngira mwarabibonye. Ibyo biza kurangira. Ubu tuvugana ingabo za M23 nyuma y'ibyo zagiye kure, ariko bisa naho zakomeje kugenda zibusatira nyuma y'uko zifashe ibice bitandukanye byo muri Fizi no muri Mwenga, ibice byo mu Minembwe bitandukanye. Intare za Sarambwe za uyu munsi tuvugana zashinze ibirindiro
ahantu hitwa Kashongo n'ahandi hitwa Gongwe, yes Gongwe, ndumva ariho bashinze ibirindiro bibiri biteganye bishobora guhana umusada igihe ibirindiro bimwe byaterwa mu buryo bwugarijwe cyane, ibindi bishobora guturuka hirya bigahita bibitabara. Ni ukuvuga ngo abantu bari muri Uvira batangiye kuvuga bati ibi birindiro bije bishobora kuba bitaje gufata umujyi wa Uvira ariko bije kutuzitira ngo tutazazamuka muri plaine tugafata ibice bitandukanye byo muri plaine, kugira ngo nituzamuka dushaka kujya plaine tunyuze bya bice dufite bya za Kirba tuzarwana n'abaturutse za Ruvungi ba M23 ariko tugahita turwana n'abaduturutse inyuma baturutse hafi ya Uvira, bazaba baduturutse inyuma. Babo muri Uvira nyine nicyo bahise batekereza bati ibirindiro bishobora kuba bitaje kudutera ariko kuva bishinzwe biraza kutubuza kuzamuka muri plaine kugira ngo tutazabura inzira idusubiza mu mujyi wa Uvira. Ku rundi ruhande birakekwa ko intare za Sarambwe zishobora kuba zitagiye kugaba ibitero ku mujyi wa Uvira ndetse no ku mujyi wa Baraka, ariko hari imirongo igaragara yerekeza Karemi. Ni kuvuga ngo intare za Sarambwe zakomeje kubona ko umusada mwinshi barwana mu bice bya Baraka na Uvira no muri territoire ya Fizi yose, imbaraga nyinshi ziva Karemi. Aba bahibu baza baturutse Kinshasa bakunda kunyuzwa Karemi, baravuga bati reka tugende dufate iyo Karemi, hanyuma niho bituruka ibiryo by'abafaridese, uretse na kuba bizajya bici Burundi bakabirira muri Uvira no bice bitandukanye bike bazaba basigaranye. Ni ukuvuga ngo nibamara gufata Karemi na stock y'ibiryo nayo izabifashwe kuko niho ibiryo byinshi byaturukaga bije mu mato. Ikindi intwaro nyinshi zavaga Karemi wasanga burya intarasanzwe zamaze kuvumbura amakuru yuko Karemi hari stock nini y'intwaro, zikaba ziciye ku mujyi wa Uvira zanabujijwe n'abanyamerika zigaca ku mujyi wa Baraka nawo urimo ivuriro rivurirwamo abafaridese n'abandi n'izindi takataka zose. Uwo mujyi bakawuvaho ufite iryo vuriro riri kuvurirwamo inkomere za Aduyi, bakawucaho niba wufate bakawuca inyuma bakajya kwifatira Karemi. Basanga bamaze kuvumbura ko hari stock y'intwaro bazifashisha mu kugera no mu bindi byerekezo kandi bakanazongera kuzo bafite, kuko bafite nyinshi. Utuvugana faridese yataye nyinshi bya poezero ngira mwarabibonye, ariko nazo bazibitseho. Wasanga bamaze kubona ko mu bice bya Karemi ariho hari stock y'intwaro nanone, bakaba bagiye kuzigarurira mbere yuko bakomeza urugamba kugira ngo Aduyi azaborwe no kubona izindi ntwaro uretse izaba ziturutse i Burundi, nazo nizongera kuzegeranya drone zazirasa cyangwa se inkongi nkuko Gaspari Baratuza bivuga, muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Ariko tuvugana nta ntwaro nta n'indi misada bazongera kubona. Binashoboka ko iyi Baraka n'iyi Uvira nibabona Karemi ifashwe, benshi bazamanika amaboko kuko bazabona ko n'ayandi mahitamo asigaye nta no gutsinda bategereje, kuko tuvugana batangiye no gusubiranamo, ntabwo bari kumva ibintu kimwe. Ubwo ndavuga ku ruhande rwa Kinshasa ntabwo bari kumva ibintu kimwe. Bamwe bari kuvuga ati iyi Karemi nifatwa turaba duciye umugongo, n'andi mahitamo tuba dusigaranye uretse kuba twamanika amaboko cyangwa tugashira, kubera ko nta wundi musada tuzongera kubona kereka indi misada yaturuka hano kure cyane yagiye bageraho baciyemo basi nk'ibyumweru bitatu, kandi urumva urugamba bajya babamanize kumanika amaboko cyangwa se babamaze. Ibyumweru bitatu ni byinshi ku nyeshyamba zicanye umuriro nka kuriya. Yego, ubwo rero sinzi niba hari n'andi makuru avuga kuri babandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bateganyaga imyigaragambyo ku itariki hagati ya 21 na 23 ngo muri Ruzaka Kinshasa ngo bazigaragambya badasaba Gisegeti kureka guhindura itegeko nshinga, ahubwo bamusaba kwegura ku butegetsi ngo bo nabo bashyigikiye. Abagabo bigaragambyaga bari barangajwe imbere na Martin Fayulu, banagiye mu Bujumbura i Burundi, bari bagiye gukora iki ko bakuyeho ya myigaragambyo. Hari amakuru y'ingenzi amaze kutugeraho agaragaza ko aba bagabo ubwo bajyaga i Burundi bahawe amafaranga, bahawe icyitwa amadolari menshi cyane, kandi aya madolari ntabwo yaturutse ku mufuka wa Ndayishimiye, ahubwo Gisegeti niyo wayohereje. Yamaze kubona bageze yohereza akajugujugu ijyanye amafaranga. Bakibaza kuki atayabahereye mu mujyi wa Kinshasa. Mu mujyi wa Kinshasa nubwo ari abangaba yahamagaje ngo batavuga rumwe n'umutegetsi, yaza kubaherayo amafaranga. Hari n'abitwa ko bamushyigikiye, ashobora kuba atanasobanukiwe ko abo ngabo n'abari abanzi. Hari n'abitwa ko bamushyigikiye bari guhita babirakariramo bakavuga ati Gisegeti amafaranga yose utanze
ntabwo yakabaye atangwa. Ni ukuvuga ngo aba batavuga rumwe n'ubutegetsi banagiye Bujumbura kuganira na Ndayishimiye, ibyo basaba ntabwo basaba ko drone zireka kwica abanyamurenge, ntabwo basaba ko impunzi zihunguka, ntabwo basaba ko Kinshasa ihagarika ibitero ngo intambara irangire mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se n'ahandi aho ariho hose. Ntabwo ari icyo basaba. Ntabwo basaba ko ruswa n'akarengane bicika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Oya, ibyo si byo basaba. Abagabo barasaba ko Gisegeti yareka guhindura itegeko nshinga, kubera ko nibyo bintu bibatunga gatoki cyangwa se bibareba, cyangwa se urumva nyine bo bashaka ubutegetsi. Barabona ko Gisegeti niyongeza indi manda bitaza bibabuza amahirwe nawe yo kuba perezida wa Kongo. Niba bashaka kuba perezida icyarimwe bose ko bakabaye, ntumbaze. Gusa barifuza ko nyine Gisegeti we yageza aho ngaho kuyobora nabo bakajyaho, ariko ntabwo mu byifuzo byabo bashaka guca akarengane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ari uko bavuga ko bashaka ko Gisegeti adahindura itegeko nshinga kugira ngo atagomeza kugundira ubutegetsi. Urumva rero bo icyo bashaka ni inyungu zabo, ntabwo bashaka inyungu, bari kurwanya inyungu z'abanyekongo, ntabwo bari kurwanya inyungu z'ubutaka bwabo kavukire, bari kurwanira inyungu zabo bwite za politike zo kugira ngo nabo babe perezida. Urumva ko ikimenyimenyi harimo n'abajyamo atari kugira ngo babe perezida, ahubwo ari kugira ngo bikirire. Abangenge muri politike yo kuba ntavuga rumwe n'ubutegetsi, hanyuma uwo duhanganye kubera ko azaba ari ku butegetsi, nubwo njyewe nazaba perezida mbizi, ariko nabona nkomeje kugira power abaturage banyumva, azampa amafaranga ndeke kumurwanya yigumire ku butegetsi hanyuma nikirire. Hari ababitekereza gutyo bagahita binjira muri politike muri ubwo buryo, ari nabwo buryo bano mugabo ushobora kuba barajemo kubera ko bamaze guhabwa amafaranga menshi. Icyo batekerezaga kibavamo, ibyifuzo byabo bijya ku ruhande, ahubwo icyifuzo cy'amafaranga kiba aricyo kijya imbere, bakubita mu bikapu byabo. Niba mwarabonye amashusho banajya i Burundi, bari babiketse ko bari buhabwe amafaranga kugira ngo bagabanye umuriro kuri Gisegeti. Bamwe bari bafite udukapu batwaye mu ntoki tw'utubox, money box, twatundi batwara mu ntoki tw'udusirimu cyane, ubona ko rwose nta n'ibintu bya danje birimo, harimo nk'imiswari n'iki tuntu nk'utu twa fake, ariko ubona ko hari ikintu bashobora gutwaramo. Cyagiye rero barabiduhishe, ntabwo batubwiye ko bahise batwara amafaranga, ariko tuvugana amakuru amaze kugera hanze agaragaza ko ubwo Ndayishimiye yari yatinze gato kuza kwitabira iyo nama, nubwo bari bageze muri sale biri buberemo, yarategereje ko kajugujugu zanye amafaranga ihagera. Gisegeti akimenya ko bamaze kwerekera bari mu kirere bagenda, abakurikiza kajugujugu nayo izanye amafaranga, ariko indege yabanje kurandinga ku butaka bw'u Burundi bari barimo ya gisivile, hanyuma kajugujugu ya gisirikare ihagera iherekeje amafaranga bagombaga guhabwa na Ndayishimiye atavuye mu mufuka wa Ndayishimiye, kugira ngo bareke kuyobora imyigaragambyo yibasira cyangwa se ibangamiye kuba perezida kwa Gisegeti, mbariko mvuga mushuti wa Ndayishimiye. Ubwo rero urumva ko aba bagabo ntabwo ari urukundo bafitiye Kongo, ntabwo ari urukundo bafitiye ubutaka bwabo kavukire, ahubwo ni irari ry'amafaranga ryabakururiye kujya muri politike. Nubwo bamwe muri bo bazi neza ko batazaba perezida, ariko bari babonaga neza ko bazajya bahabwa amafaranga azabakiza, azabageza kuri byinshi bashaka. Nubwo harimo bamwe bo mu miryango inakize batashakaga wenda banashakaga kuba ba perezida, ariko banabonye ko nubwo batabona ubwo perezida bazabona amafaranga. Icyo cyatumye rero tuvugana tariki 23 na 21 nta myigaragambyo iri Kinshasa. Bamaze kwitangaza ko nta myigaragambyo iteganyijwe, bitewe nuko abatavuga n'ubutegetsi ngo hari ibiganiro bagiranye na Gisegeti n'inshuti ya Gisegeti Ndayishimiye yaje gutuma basubika iyo myigaragambyo, ndetse kandi ngo Gisegeti yabemereye ko atari buhindure itegeko nshinga, ariko basi umureka agume ku butegetsi, nuko ngo babyumvikanye. Ubwo rero urumva ko ushobora kwibaza nyine n'ibya bindi maze kubabwira, iki barakumva batangaje ngo hari ibiganiro twagiranye byatumye dusubika imyigaragambyo. Abadukurikira, abadushyigikiye, turabahamagarira kutigaragambya kubera ko twabonye ko bikwiriye ko tureka kwigaragambya. Bantu tekereze, ibyo biganiro bagiranye ni ibiganiro nyabaki? Ibiganiro bagiranye ni ibiganiro nyabaki? Kicyo bigaragambirizaga ari kugira ngo barinde itegeko nshinga. Ese ibyo biganiro nibyo birinda itegeko nshinga Gisegeti atagoma ku butegetsi? Ese ibyo biganiro ni ibyo kurengera abanyekongo bagoma mu buhungiro? Ibyo biganiro ni ibiganiro nyabaki byatumye bahagarika imyigaragambyo yo gukuraho ubutegetsi bubi?
ibyo ari byo byose n'ubwoba bivuyemo, intare za Sarambwe zo zirimo zirakoresha pasawuti ndetse kandi zirimo zirukana umwanzi. Nubwo Gaspari Baratuza abona ko nta bubwa buri ku Burundi, ariko hose buriho. Wisunga umugabo mbwa mugakubitanwa, Uburundi bwisunze umugabo mbwa barakubitanwe, byaragaragaye kandi ntibirangiye. Ubu ngubu nibwo bitangiye. Ubu tuvugana rero turakomeza kubana no mu bindi biganiro. Ngewe twabanye nitwa Baraka, munyemerere duhinira aha ngaha tuze kubana no mu bindi biganiro, kandi ndabifuriza kugira amahoro y'Imana.